Nibyo ikaze muri iri joro ry'imitego ku mirongo y'imbere ku rugamba mwabyumvise ko twateye amatako mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane tugiye kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugeraho muri iri joro aturuka muri Kivu y'Amajyepfo turaza kwibanda ku makuru hamaze kumenyekana ku ntwaro zigera mu bifaru 21 byambutse ku mupaka w'Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byerekeje mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Tugiye gusesengura ibigendanye n'ayo makuru, ariko mbere y'ibyo byose reka mbanze mbagezeho amwe mu makuru ingenzi mukwiye kuba mumenya. Buri gihugu cyose mu isi cyishimira kuba kiri kumwe n'ikindi mu buryo bwa diplomasi, ku buryo habaho imikino itandukanye ikinwa muri diplomasi, igihugu kimwe kigafasha ikindi bigenanye n'umubano bifitanye. Uyu munsi buri munyarwanda ashobora kongera guhaguruka akamanika ibiganza agashimira igihugu cya Isiraheli kubera ibyo gikomeje gukorera u Rwanda. Byongeye kugaragara ko u Rwanda rufite imbaraga ku ruhando mpuzamahanga. Uratekereza ko kuba Isiraheli yumvikana n'u Rwanda bidafite icyo bivuze ku bihano byashoboraga guturuka mu bihugu by'abanyaburayi, ariko bikaza kurangira bifasha ubusa kugeza ubwo ibyo bihano bidakunze? Bigakekwa ko Isiraheli ya Benjamin Netanyahu mu buryo bwa diplomasi iri gukomangira bimwe mu bihugu by'abanyaburayi, kandi Israel ni igihugu gikomeye cyane. Amakuru aremereye cyane agira ati Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda yagiranye ibiganiro na ambasaderi wa Israel ku butaka bw'u Rwanda Einat Weiz kuri tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025. Minisitiri w'Ingabo yasobanuye ko bombi baganiriye ku bifitiye akamaro u Rwanda na Isiraheli no kukongerera imbaraga ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'impande zombi. Umubano w'u Rwanda na Isiraheli watangiye kuva rwabona ubwigenge mu kwezi kwa karindwi mwaka 1963, gusa wakomwe mu nkokora n'ingaruka z'intambara y'Abisiraheli n'Abarabu mwaka 1973. Nyuma y'umwaka umwe ingabo za RPA inkotanyi zibohoye u Rwanda, umubano warwo na Isiraheli warasubukuwe ndetse uranakomera, kuko byaje kugeraho u Rwanda rushyira ambasade yarwo i Tel Aviv. U Rwanda na Israel bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye zirimo igisirikare, ubuhinzi n'ubworozi, ikoranabuhanga, uburezi no guteza imbere urwego rw'abikorera. Minisitiri Marizamunda w'Ingabo kandi yakiriye ambasaderi wa Mali mu Rwanda Brigadier General Mamali Kamala. Baganiriye ku kongerera ubufatanye bw'ingabo hagati y'ibihugu byombi. Aya yose ni amakarita akomeje gucangwa n'u Rwanda mu gihe hari ibihugu bigerageza gushaka gufata ibihano. Nk'Ubwongereza bwateguje u Rwanda ibihano no kuruhagarikira inkunga, gusa mu kanya gato gashize ibisa no gutanga gasopo bivuye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda hamaze kuvugwa amagambo akomeye cyane ati ingamba zo guhana zatangajwe uyu munsi na guverinoma y'Ubwongereza mu rwego rwo gukemura amakimbirane yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ubwongereza bwahisemo uruhande. Birababaje. Ntibyumvikana gutegereza ko u Rwanda ruhungabanyirizwa umutekano w'igihugu ndetse n'umutekano w'Abanyarwanda. Izi ngamba ntacyo zikora ngo zifashe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta nubwo zigira uruhare mu kugera ku gisubizo kirambye cya politiki cy'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amagambo yasohotse mu nzu ya diplomasi y'u Rwanda, ibigaragaza ko ibintu birarushaho gukomera cyane ku rwego twavuga ko ibintu birarushaho kugaragaza ko u Rwanda rufite na rw'ingufu ku ruhando mpuzamahanga, kandi bikagaragara n'uburyo u Rwanda rukomeje kwitwara. Bimwe mu bihugu mu isi birahamagarira ku biganiro bigamije amahoro bizicaza ubutegetsi bwa Kinshasa n'intare za Sarambwe, ari byo biganiro bishobora kuzatuma habaho umutekano ku banyekongo n'ibibazo byabo bafitanye hagati ubwabo. Birasa na hari ibintu bikomeye cyane buri wese yagakwiye kuba yumva icyo umwuka bwira amatorero. Umwe mu bantu bakomeye ku mbuga nkoranyambaga ati mw'abantu mwe, uyu mumama witwa ambasaderi Einat Weiz, ambasaderi wa Israel ku butaka bw'u Rwanda, uburyo ari gufasha u Rwanda ndetse na influence ye biri ku rundi rwego.
uyu mumama influence ye yatumye igihugu cyose cyateza ibibazo u Rwanda, icyo gihugu kikaba gifitanye umubano na Israel. Hari ukuntu inyuma y'amarido ibintu bikorwa. Uyu ambasaderi wa Israel ku butaka bw'u Rwanda yatubaye hafi, kandi diplomatically Israel ifite influence Burayi na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi bikagaragaza ko rwose buri munyarwanda ashobora kwishimira umubano w'u Rwanda na Israel bigendanye no muri ibi bihe ibihugu byinshi bishaka kujya mu kwaha k'ubutegetsi bwa Kinshasa kubera ibuye ry'agaciro ibihugu byinshi biri gukubitwa bigasa n'ibicabiranye. Ariko gusa kuri politiki mpuzamahanga ibintu birarushaho kugaragara ko u Rwanda narwo ukuri kwarwo kugenda kumenyekana kandi kugacengera hose. Kurundi ruhande reka mbagaruye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Chopo, imwe mu zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twinjire mu biro bya guverineri w'iyi ntara Pauline Lendongolia. Mu biro bye uyu munsi nibwo amakuru yongeye kugera hanze n'amashusho ya Lieutenant General Masunzu Pacifique uyobora zone ya gatatu y'imirwano mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu ku makuru twahawe nuko mu byo yaganiriyeho na guverineri w'iyi ntara ya Chopo baganiriye ku bigendanye n'umutekano w'iyi ntara yose. Ibi byose bigahita bihuzwa nuko ubugambanyi bwaguyemo Generali Makanika watwirwaneho bwavuye ku mupango wakoreshejwe Generali Masunzu n'intasize kugera ubwo drone zave mu gihugu cy'u Burundi za Afurika y'Epfo zigaba ibitero bikomeye n'uyu munsi zongeye kugaruka. Gusa abayobozi batwirwaneho bakaba bakomeje kwihagararaho. Aya ni amakuru ingenzi kandi akomeye. Mbere ko twinjira muri Uvira ndashaka ngo tuvane inkuru nyinshi mu nzira. Reka mbabwire ko kandi Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa bagaragaye Bukavu bagiye gusura ndetse bakiranwa indirimbo ibaririmba ko ari aba liberateri cyangwa se abantu bari ku rugamba rwo kubohora abandi. Ibigaragaza ko aba bagabo rwose bashyigikiwe. Kuri Bertrand Bisimwa we yasubiye iwabo kuko yavukiye mu mujyi wa Bukavu mu bwoko bw'abashi. Byagaragaraga ko uyu munyapolitiki yari yishimiye gusubira ku ivuko kuko yari amaze imyaka myinshi atahagera kubera impamvu za politiki. Twababwira ko mu 2023 yafashe umujyi wa Bukavu tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka wa 2025. Abarwanyi ba M23 basanze ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaze guhunga, ryataye intwaro ndetse ryasize risahuye imitungo y'abaturage. Uyu mutwe witwaje intwaro waruherutse kandi gufata mbere y'uko ufata Bukavu umujyi wa Goma murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ayo ni amakuru ukwiye kubumenya umunsi ku munsi. Gusa bikavugwa ko umutekano wari wakajijwe ku rwego rwa nyuma rushoboka. Mu kirere cya Bukavu nta ndege cyangwa se icyo ari cyo cyose cyashoboraga kwinjiramo kubera ko ikoranabuhanga ry'intare za Sarambwe ryari ryamaze kuba maso mu rwego rwo kwirinda drone zashoboraga kuva Kisangani cyangwa se ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi zigambiriye kuba zahitana umwe muri aba bakada bakomeye muri izi ntare za Sarambwe. Kurundi ruhande reka nerekeze gato muri Afurika y'Epfo. Umwe mu bajenerali bakuru mu gisirikare cya Afurika y'Epfo Lieutenant General Nchaveni Peter Mafaba uyobora ishami ry'igisirikare cya Afurika y'Epfo rishinzwe ubuvuzi mu muhango wo gusezera ku basirikare 14 ba Afurika y'Epfo bapfuye baguye mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze amagambo akomeye cyane agaragaza ko igihugu cyabo kidafite igisirikare gifite ingufu. Ati ni bangahe muri mwe mushobora kubaka inzu nziza kandi ihenze ariko nimushyireho uruzitiro n'uburinzi? Ntekereza ko nta numwe muri mwebwe wabikora. Itegeko nshinga riteganya ko SANDF igisirikare cya Afurika y'Epfo gifite inshingano yo kurinda no kurwanira igihugu. Ati niba turi igihugu gikomeye muri Afurika ibyo duha igisirikare bikwiye kubigaragaza. Byinshi byaravuzwe ko SANDF idafite ibikoresho bihagije, idafite ubushobozi buhagije. Ntabwo nshaka kubyinjiramo, ariko ndasaba abanyapolitike bari hano ko ubutaha muzicara mukajya impaka, muzatekereze niba murinzwe cyangwa se mutarinzwe. Ati ntabwo turinzwe, imipaka yacu ni inzira y'ubusamo kubera ko mwebwe abanyapolitike mwahisemo kugira igisirikare cya monkey mouse cyangwa se igisirikare giciriritse. Uvuze ku byinshi uyu musirikare ukomeye mu gisirikare cya Afurika y'Epfo yavuze, biragaragara ko inkoni bakubiswe na
M23 intare za Sarambwe yabinjiye cyane ku buryo batari gutinya no kubivuga mu ruhame kugira ngo barebe ko bakongera ingufu no gukomeza igisirikare cyabo kuko bahuye n'inyeshyamba zikabaha isomo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ikaze rero muri Uvira. Amakuru ingenzi mu masaha y'isamoya n'iminota 50 yatugiragaho yavuze ko hari imodoka z'intambara zirimo ibifaru n'izindi zitandukanye zambutse ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko ibi bifaru n'izi modoka z'intambara ari z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zerekeje muri Uvira ndetse no mu bindi bice biyikikije, bigakekwa ko yaba ari umugambi wagutse ugiye guteranyirizwa hamwe izindi ntwaro zari zamaze kugezwa mu masaha ya kare mu gitondo, ku buryo bishoboka ko hariho hagiye gutangirira urugamba rwo gusubiza inyuma intare za Sarambwe. Ni nako kandi ibindi bice bisatira umujyi wa Uvira birimo igisirikare cy'u Burundi nacyo kiryamiriye amajanja. Bikavugwa ko igisirikare cy'u Burundi n'icya Afurika y'Epfo bizongera kwihuza n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora gutangiriza urugamba mu marembo ya Uvira kugira ngo barebe ko basatira ibice birimo intare za Sarambwe kugeza aho ziri nyinshi muri Kamanyora ngo barebe ko bakongera kwisubiza Bukavu na Goma. Nubwo bivugwa ko iyi ari inkuru ikomeye ku butegetsi bwa Kinshasa buri gushora imari hambaye mu bikorwa byo guhangana n'uyu mutwe wamaze kugenzura ndetse no kugaragaza imbaraga zihambaye cyane. Ni byinshi cyane bikomeye, reka mbashimire muri iri joro mbabwire ko turakomeza kuryamira mu majanja kuri article nyinshi kandi zikomeye. Asantene sana. Ikaze mu makuru agezweho kandi yiganjemo amakuru y'ubutasi bukomeye cyane. Mu kanya gato gashize nibwo tumaze kugwa ku makuru ava Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese mwabyumvise ko twateye amatako mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigendanye n'intambara ikomeje gutogota yinjiramo izindi mbaraga zidasanzwe. Amakuru atugezeho asobanura neza ko hari indege zamaze gutumizwa n'ubutegetsi bwa Kisekedi zigera kuri 49 zigambiriye kwinjira mu ntambara yo mu kirere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya guhangana n'intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavugwa ko hari drone zirenga gato 4,000 nazo zamaze gutumizwa kandi ko ziri mu nzira mu mugambi wo guhangana n'intambara yo mu kirere mu rwego rwo kugira ngo bagabanye ibihombo bahura nabyo, kubera ko bazi neza ko igisirikare cyabo kidafite imyitozo ihagije yo guhangana n'intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Watanze amakuru yabiganirije uwo twavuga ko ari umunyamakuru w'ikinyamakuru La Potentielle, ariko mu buryo bwo kwirinda ko amajwi yabo ajya ku karubanda nk'uko isoko y'amakuru dukesha inkuru ibivuga. Reka tubisubiremo nk'uko babiganiraga. Ati, muvandimwe umeze gute? Ndashima na Kinshasa yacu irimo ibi nibi bidasobanutse. None se nari namenya amakuru kandi ndabizi ko yafiteho byinshi byisumbuye ku byo natekereza kundi wari wese. Niwe mfite nk'iturufu ishobora kumpa aya makuru. Numvise ko ngo muri Leta y'Amajoro bagiye kwakira umusada wo mu kirere cyane. Ibyo bintu urabizi? Waretse tukaza guhurira handi kuri kafese nkaza kuguha ayo makuru. Nta kibazo twahurirayo, ariko hari ibyibanze wabona nama nkamenya ibyo nza gusohora, dore ko hari na byinshi twaganira n'ubundi ntaraza gushyira hanze. Niba unyemereye, ndabizi afite amakuru kandi mfasha rwose impa icyo nshobora gushyira hanze nibura kuri front page bakaza kuba babona ko twamenye byinshi. Kandi wamenye ko na Deje arimo aratekereza kuba yakaka andi mafaranga ava muri kontara mu ishyaka riri ku butegetsi kubera ko bashaka gukomeza kuvugwa neza. Dushaka ikindi kigomba kubereka ko hari byinshi byabo tuzi. Ntabwo ari ngombwa ko bishyiraho akadomo byo byose tuzi, ariko hari inkuru nk'iyo ngiyo nkubaza ndabizi neza urayifite, ushaka wamfasha kugira ngo noneho n'aya gahunda twapangaga ko waganira n'umuyobozi wacu noneho nawe akagira ikinagera mu kantu k'agashimwe kugira ngo nawe bikugereho, kubera ko uzaba koze umuti ushobora kumuhesha kontara y'akayabo muri ubu buryo bwo kugira ngo dutange amakuru ubutegetsi bushaka.
ndashaka kugira ngo rero ume ayo makuru, ndabizi urayafite, mba nicyo gutangaza nabo bikange twamaze kubinjirana ku buryo tugomba kubona agafaranga gashyushye. Urakoze cyane. Nakubwiye kare ko hari ikintu cyamaze kumenyekana. Basabye umusada ahantu hose wanze. Birasa nkaho nta gihugu gishaka kohereza abasirikare, ariko kubera ko wabonye ikigenanye n'abacancuro ko cyananiranye, ariko benshi muri bariya bahise batanga rekomandasiyo ku bandi bamaze kuhagera. Ndavuga ko nk'145 bari hafi aho ngaho bamaze kuhagera, kandi bose bashobora gukoresha drone cyangwa se izindi ndege z'intambara, bakaza gufatikanya n'abenegihugu mu ntambara igiye gutangira mu buryo bwose bushoboka, nk'ikintu kiri gufatwaho icyemezo cyo kugira ngo harebwe uburyo bwo gutsinda umwanzi, cyangwa se ukwemera kumanika amaboko ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ayo niyo makuru mfite. Ariko mbwira, hari umubare w'intwaro zaba ziri mu nzira cyangwa se hari n'izahageze? Mbwira, hari ibyo numvise kuri drone ndetse n'indege. Yego, drone zirarenga 4,000 kandi n'indege ntaraza kukubwira aka kanya ubwoko bwazo, harimo izirenga 49 hafi 50. Ni umusada uremereye cyane, kandi East ishobora kumva imbaraga za Tshisekedi mu gihe byakunda, niba koko babandi badafite ubwirinzi bushobora guhita bazisandariza mu kirere zitaragira icyo biri gukora. None se muvandimwe, ndashaka umbwire, hari amakuru yandi nahise numva yasobanuye neza ko Afurika y'Epfo yaba iri muri iyi diru yo kugira ngo force bamaze kohereza, yaba iziri Bujumbura, yaba iziri Bumbashi, yaba n'ahandi muri Uvira, namaze kumenya amakuru ko zamaze kugezayo, kandi abo n'abarwanira ku butaka. Ese Kinshasa izakomeza mu buryo busanzwe cyangwa se izahindura uburyo urugamba rwagendaga? Ndashaka kuvuga imiyoborere y'urugamba. Ubundi basaga n'abahuriza hamwe, ariko bakongera gutatana bigenanye na operasiyo bagamije gukora. Ubu noneho twavuga ko se South Africa ariyo igiye kugenzura imiyoborere y'urugamba, kandi amakuru agaragaza ko abenshi ari abarwanira ku butaka. Ese South Africa nayo izazana indege zayo z'intambara ishobora kugendera muri uwo muryo? Ntabwo nshaka kuvuga byinshi, nawe urabizi. Gusa wenda kuri aka ka Google meeting turi gashobora kuduha umutekano. Nakubwira ko South Africa yavuze ko ifite nibura drone zirenga 50, ariko zo buri drone igomba kwishyurwa kuri buri saha imaze mu kirere yatangiye operasiyo, kandi ko ibizagenda kuri izo drone zose bigomba kwishyurwa. Ntabwo bashaka kugira ngo base nk'abantu bashobora kuzahombera muri intambara. Urabizi neza ko ibyabo ni impanguhe kandi ni imbere ya byose. Ubwo rero hari ibyo bataruzuza, ariko ibyo kuyobora urugamba rw'abarwanira ku butaka, ibyo byo niko biri. Kandi ikindi, mu rwego rwo kugira ngo habeho uburyo bwo kurinda ko hazagira casualty zongera gufatwa cyangwa se kugaragara, hari amayeri asa n'ashobora guhinduka yo gukoresha indi mpuzankano nshya kuri buri muntu wese ugiye kujya muri operasiyo yo kurinda ndetse no kugarura ubutaka buri mu biganza by'abari kugenzura Goma na Bukavu. Ayo niyo makuru mfite. Mbwira kanyuma utanshika, turaza kubonana n'ubundi kuri kafe. Hari amakuru numvise ko baba generale ejo bundi wambwiraga bashobora kuba bamaze gufatanwa inyandiko zibanga, cyane cyane zinyuze kuri email zabo zitandukanye n'iz'akazi, bari kuganira na perezida wavuyeho.
ayo makuru ameze gute? nakubwiye ko ntabwo ari bo nk'abo ubwabo baganiraga na Kabila